Ja, hello everyone, hello fans, hello ndagusuje, amazina yanjye banyitando wawe Alex. Ese wowe aho uri umeze gute mu bice bitandukanye by'igihugu? Ndagarutse aka kanya ngiye kubereka ya business twakoraga bita Doraearn. Amafaranga yo kubikuza yagezeho. Rero nicyo kintu nshaka kubereka, ariko mbanza kwihaniza abantu baza bagashora kuri business batabanje kumbaza amakuru afatika. Niba uje gushora kuri business ukaza kumbwira wamaze gushora ukambwira ngo ese ngo business yunguka gute wamaze gushora ubundi amakuru yawe. Ujye uza umbwire mbere yuko uje gushora, umbwire ati se iyi business waduhaye nyishoreho imeze uku nuko irakora fresh 100%. Ni ubuhe buryo nshobora kuba nabona amafaranga mu buryo bwizewe kandi buciye mu mucyo? Ari abantu rero bari kunsanga inbox nkababwira ati kugira ngo wabasha kubikuza nuko ugomba gutumira nibura abantu babiri. Yamara kumva ibyo bintu akahita acika intege akavuga ati ngo ngiye kubajyana kuri RIB ngo ibiki n'ibiki ngajyana ngo ajyana ngo ino business kuri RIB ngo ayifungire. Kandi ikintu mugomba kumenya ko ano ma business aba afite base yo gutumira ni ama business bakunze kwita ama pyramid, nicyo bita pyramid chain cyangwa Ponzi pyramid chain. Aya ni ama business amafaranga menshi uyungukira mu gutumira. Ikintu ngiye kubereka uburyo ino business, niba wumva ko waba interested ukaba wabasha kuba wabona abantu watumira, wambwira link nkayiguha, ariko nta nubwo link nyibaho uyu munsi, uyishakaje aze kunsanga kuri WhatsApp uzumbaza amakuru yandi akurikiye. Kandi nkomeza kubibutsa wowe kandi subscribe, ndagushimiye wowe turayikanda. Iki nicyo gihe kugira ngo ubashe kubona ama business agiye atandukanye. Ikindi kintu nshaka kubabwira, ikintu cyerekeranye n'icyo bita na business ushobora kuba wakora ukaba wakwinjiza amafaranga ari hagati y'amafaranga 10,000 kuzamuka. Iyo business muze kunsanga kuri WhatsApp muyimbaze. Ni business yizewe 100%. Ntago wemerewe kuba wabura amafaranga yawe habe n'aka na gato. Wowe uri interested fata nimero yanjye mba nayishyize aho ngaho, unsange inbox kuri WhatsApp umbwira ati iyo business ni iyihe nshobora kuba nashora ayo mafaranga ku buryo ninjiza amafaranga agaragara buri munsi kandi yizewe 100%. Reka tujye kuri Doraearn then turebe ko tubikuza amafaranga akaza. Follow me. Tugiye kuri Doraearn. Urabona ko Doraearn dufite amafaranga 7,000 n'amafaranga 50. 7,000 n'amafaranga 50 uri kubibona, ariko kuri balance dufite amafaranga 8,000. Ubwo utu dufaranga twiyongeyeho ni twa tundi twagiye tureba utuntu tw'utuvideo. Ahangaha ntago amafaranga ariho ushobora kwinjiriza cyane, ariko kandi wibuka neza ko amafaranga ari amafaranga agenda abikuza ukwayo y'aya matask. N'aya matask uri kubona hano hasi agenda abikuzwa. Kuri YouTube narebye video rimwe bampa 410, kuri blog balance utu n'utundi tuntu bagenda bakubaza tugiye dutandukanye. TikTok nta kintu nigeze ndeba, narebye ku ma decent balance bampa 500 n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Aka kanya tugiye kureba uburyo twabikuza, tukareba ko bikunda. Tugiye kureba uburyo twabikuza tukareba ko bikunda. Ikintu ngiye kubanza kukwereka iyo tugiye kubikuza, reka nze nsubire inyuma. Iyo tugiye kubikuza duca ahangaha, kubikuza reka turebe ko bikunda. After nitubona bikunda, ubwo ngubwo abari interested bazabasha kuba baza nabo batujoininge, cyangwa ukahita uza hano kuri withdraw. Tukahakanda then tukahita tuza ahangaha nanone, ahangaha kuri withdraw balance.
then tugahita dukora withdraw tugategereza bikirodinga. So iyo tumaze kugera aha kubikuza biba byarangiye, hano dushyiramo amafaranga ushaka kubikuza. Reka tubikuze amafaranga 7,000. Tujye dukanda request now. Dutegereze byiroding. After ubwo turaza kureba ko ibintu byamaze gukunda 100%. So hano tuhita dushyiramo amafaranga 7,000 nk'amafaranga dushaka kuba twabikuza. Tujye dukanda kuri request for withdraw. So barahita batubwira ngo your payment request 3,200 has been sent, payment will be processed. Ubona ko twebwe baratubwiye ko tuza kwakira amafaranga angana no 3,200. Reka turaza gutegereza turebe ko aya mafaranga aza kutugeraho. Sawa, thank you. Wewe wakanda subscribe ndagushimiye. Wowe utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ube wakanda subscribe. Thank you, kugira ngo udibashe kuba wakomeza gukurikirana andi ma business agiye atandukanye.